nta gahinda k'agasirimu kabaho. Uwabuze ikibirita afite agahinda, n'ugifite wabuze ibyo ateka afite agahinda. Muri kumva twese atari uduhindama? Ubu umugabo wawe ari kurara araguceka ufite agahinda, ariko na Korodine utamugira mfite agahinda. Ngo bakigera mu rugo ngo basanga umugabo witwa Lazaro ari guterera akaguru ino agashiga kandi naha akaboko ari kugira gutya, ari kuvuga ati mwese mbasezeyeho abo twabanye abo twase. Ubu mbabwiye ubuhamya pasiteri yahita avuga ati ubu pasiteri ndabweguye, pasiteri ni Korodine. Yahita bivuga njyewe natwaye amavunja. Ubwo ntabwo mbabwira uburyo nabaye ikirema imyaka 15 imvura igwa ikanyagirira insanze. Ntabwo mbabwira abantu bankoreyeho imigisha. Ntabwo mbabwira uburyo umurenge wose wateganyije imiti n'inzembe n'ibikwasi bikabura ico bimara. Ntabwo mbabwira uburyo ikigo cy'amashuri. Jewe iyo mvuga Imana mbwira abantu Imana nabonye. Apani yo nabonanye Pastor Rabani, apani yo nabonanye David. Igihungu rero kikaza kunkandagira ngo kigikunkora agasezero, akava nk'ina ari kwiruka yanjye akansimbukira ku birenge ngagasezero. None iwacu haba imicanga n'amabuye bivanze, ya micanga ikihuza na ya mavunja bigaturagurika, amaraso gakava gakajya nkiriya nkariya, agahinda kakanyica. Nkavuga ngo ariko Mana, ubu nanjye nzaba umuntu muzima, mba muzima ku rwego mbona umuntu umbwira ngo nzaza kugusura, ku rwego mbona umuntu umbwira ngo bane nawe murindisha imbaraga zawe no kwera kwawe. Uyu munsi tumubonye nk'umugisha turutse kuri wowe, kuko hari abagomba kumwifuza. Afite ubuhamya, afite ijambo, afite byinshi, mu myaka yitaraba myinshi afite amateka. Mana tunagushimiye kubwizo neza n'imbabazi zawe kubw'ubwo buntu batugiriye. Mana nuhabwe cyubahiro. Amen. Ngaho bana nawe umugiriye neza mu uyu mwanya wose w'ijambo ryawe, kandi turagushimira no kubwa Irakiza data nawe amaze kutubwira ijambo ryawe, nawe umugirire neza. Ngabana natwe tugirire neza. Icyo duhagaritse ni ikibi cyose mu izina rya Yesu. Huko byiza by'Imana n'umucyo w'Imana biturasire, mwuka wawe abe hagati muri twebwe, atuyoboze neza n'ijambo rye, ni mu izina rya Yesu. Amen, amen. Mariya abwira Yesu ati iyaba waruri hano musaza wanjye Lazaro ntaba yarapfuye. Yesu abaza Mariya ati mbese urizeye musaza wawe Lazaro ngiye kumukangura, kuko indwara yararwaye ntabwo ariyo kumwica, ahubwo nukugira ngo iheshe Imana icyubahiro. Maze Yesu aravuga avugira mu butwari, azi gutegeka urupfu rugahagarara, azi gukura umuntu hagati y'ibibazo, maze bikamujya inyuma agatanga amashimwe. Haleluya. Iyi nyanja tumaze kumva Yesu ayiturishe cyangwa yihorera? Ndafashijwe n'ukuri kw'Imana. Bivuze ngo buri muntu wese hari inyanja arimo uyu munsi wa none. Ubushomeri bwakubera inyanja, inzara yakubera inyanja, uburwayi bwakubera inyanja, kugumirwa byakubera inyanja, kutabyara abandi barabyaye byakubera inyanja, kwangwa n'umugabo wishakiye byakubera inyanja. Diako. Haleluya. Amen. Ariko iyi nyanja Imana yiturisha mu izina ryande Yesu. Uzi ko ubukode bwakubera inyanja, uzi ko amadeni yakubera inyanja. Yiturisha cyangwa yihore? Umukobwa witwa Mariya n'uwitwaga Marita ngo bigeze bahura n'inyanja yitwa kurwaza, ngo barwaza umuhungu wabo cyangwa se musaza wabo witwaga Lazaro, ngo baravuza bajya kwa Kanimba, bajya mu mwami Faisali, bajya Sesika, bagaruka Butaro, barazenguruka ngo ariko ngo habwa n'umuganga n'umwe washobora gukora kuri ubu burwayi, ngo abwire inyanja ngo wa nyanja we tuza hagarara. Haleluya. Aho bazengurutse hose ngo bagasanga nta Yesu hari,
kunesha inyanja. Akoma. Haleluya. Mariya akabaza Marita ati harya ubu ibindi bitaro tutarageraho nibihe? Ngo Mariya akabibura, Marita nawe ngo agashakira hirya no hino ngo agaheba. Ngo umunsi umwe ngo bahamagaza intumwa, ntumbaza bigashoboka ko ari abadiyakoni n'abahanuzi bahamagaye. Bibiliya irambwira ngo begera Yesu, babwira Yesu ngo ukunda ari we witwa Lazaro ararwaye cyane kandi ararembye. Bibiliya irambwira ngo Yesu yababwira ngo mwigendere, nta kibazo na kimwe afite, indwara arwaye ntago ari iyo kumwica, ni iyo gutuma izina ry'Uwiteka n'umwana wayo bihabwa icyubahiro. Mbabarira ukora mu ntoki za mugenzi wawe umubwira ngo ibibazo ufite ntago ari byo kukwica. Oya, haleluya, haleluya. Aya madani ufite ntago ari ayo kukwica ma. Ntabwo ubutwayi ufite ari ubwo kukwica, ntabwo inzara ufite uyu munsi ari iyo kukwica, ntabwo ubukode urimo ari ubwo kukwica. Nyemerera ugire kwizera, ubwiye Satani ngo nubwo mbabaye ariko ntabwo ari ibyo kunyica, ahubwo ni byo gutuma izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Aho murakera murankunda, ndakune. Bibiliya irambwira ngo barataha. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuba wavuganya na Yesu uyu munsi ntabwo byakubuza kuruhama. Wapi, ntabwo bishoboka. Kuba uzi kubwiriza neza abantu bagakoma mu mashyi ntabwo byakubuza kuruha. Mushuti wacu yahoze ari kutubwira ngo nta gahinda k'agasirimu kabagaho. Haleluya, haleluya. Nta gahinda k'agasirimu kabaho. Uko waba usa kose ikigeragezo cyaje kiraza, uko waba usa kose amarira yaje urarira, uko waba usa kose nta gahinda k'agasirimu kabaho. Uwabuze ikibirita afite agahinda, n'ugifite wabuze ibyo ateka afite agahinda. Muri kumva twese atari uduhindama? Ubu umugabo wawe ari kurara araguceka ufite agahinda, ariko na Korodine utamugira mfite agahinda. Haleluya, haleluya. Mbwiye mugenzi wangu nta gahinda k'agasirimu kabaho, buri wese arababaye ku giti cye, ariko tugiye gukangura Yesu turi mu iri teraniro. Haleluya. Ubu umuntu utagira inzu ukodesha afite agahinda, noneho n'ufite amazu wabuze abapangayi afite agahinda. Ubu umuntu wabuze urubyaro afite agahinda, ariko n'uwabyaye ibirara afite agahinda. Nta gasirimu kabagaho bashuti banje. None se ubu nibura basi murankunda? Mana yaje. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo bakigera mu rugo ngo basanga umugabo witwa Lazaro ari guterura akaguru ino agashiya kandi naho akaboko ari kugira gutya, ari kuvuga ati mwese mbasezeyeho, abo twabanye, abo twasanze. Urakavuga ati ko turi kubona ari kurarembura amaso kandi Yesu amaze kutubwira ko nta kibazo. Haleluya, haleluya. Hari umunsi umwe nigeze nja gusenga, ariko si uko ngeraga amagambo menshi. Nja gusenga, haleluya. Ngiye gusenga nagigaga imyenda mikeya nazo zaracuyutse, ariko rari yazinyitangiye. Imana yiha umugisha, yitwa Inzira y'Umwami, niyo ndirimbagamo zimaze gucuyuka. Muko mbagiye mu iteraniro, umuhanuzi abagiye mu mwuka ati someni zo payini zo mana, atumva ukuntu Uwiteka Imana ambwiye, ni ukuri ko Imana ndi kukumva. Ati rambwiye ngo kubera gusenga kwawe Imana irakwambitse ku rwego ugiye kwambara, ku rwego ugiye kwambara ukazanambika n'abandi. Haleluya. Ariko kuba wavuganye na Yesu ntabwo byakubuza kuruha. Ibimbwira ku wa mbere, ku wa gatatu rero tubyukira mu murima. Hari ukuntu abagore bagira defo ngo ibitenge ngo bya superi ngo nibyo kujyana mu bukwe, ngo toka ngo rondo ni niyo mu murima, muje muriyambarira abashuti banjye.
Haleluya. Nshaka agakanzu kacikaguritse katagira ubwoko, ndavuga ati kankajyane mu murima kashaho n'ibishokoro n'ibiki byose, utwenda twanjye ni twiza, mu rwego rwanjye twari twiza. Haleluya. 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 Maze kuva mu rugo mama yazifata zose zigasigamo ikibiriti, zigashata icyo cana kitazasubira gusenga. Ngeze mu rugo nsanga twose twahiye twabaye imiyonga, ndarira navuga ati Imana ko wambwiye ngo uzanyambika, none nizo nari mfite bakaba bazitwitse. Kuba bavuganye na Yesu ntabwo byatuma Lazaro adapfa. Haleluya. Cakoze Imana yo kabyara yo gaheka ku wa gatandatu ndongera nca gusenga ahandi hantu mu Kinigi, Imana irongera ivugana nanje. Dushimiye data wa twese uvuga ku wa mbere akavuga no ku wa gatandatu. Haleluya. Imana irambwira ngo wibabazwa n'imyendo batwitse, ndi Uwiteka Imana ivuganye nawe ngo nabonye zashaje kandi ni njye nasiguhaye, ndazitwara ngiye kukuzanira imisha. Imana irambwira ati kandi kugira wemera ko ndi Imana ivuganye nawe uyu munsi. Haleluya. Ku wa mbere mu masaha ya nimugoroba nzakwiyereka. Hanyuma rero ku cyumweru nimugoroba mbona nimero ntasi zirampamagaye. Atando niwe ati bite ni byiza, ati Imana ikuntumyeho impana nimero yawe, irambwiye ngo nze kugusura. None kimbwiye ngo mutuye mu karere ka Musanze, ni Musanze hagana. Ndamurangira nyine. Harambwiye ati ejo rero nzaza kugusura. Haleluya. Nawe Uwiteka gusure pa. Haleluya. Uziko Imana ikuzi ikaba izina nimero ukoresha. Urafashwa cyane ndamugurira akabombo. Ubwo mugiye gukora amarushanwa, uwo ndabona ari gufashwa neza ndahita njya kumugurira. Haleluya. Haleluya. Hanyuma ku wa mbere wa mukobwa arampamagara arambwira ati rero ngeze i Musanze hari saa 8, kandi Imana yambwiye ngo ku wa mbere mu masaha ya nimugoroba nzakwiyereka. Haleluya. Saa 8 arampamagara ati ngeze i Musanze, nuko ndamubwira ati tega moto irakugeza hitwa i Butare urahansanga. Hanyuma rero arahansanga, mbona jahetse igikapu cyo mu mugongo cyane amuvunnye cyane amuruhije. Turazamuka tugeze mu rugo ndamubwira ati dore ngaka gatebe cyaga turakoze, mbona igikapu gafunguye akuramo imyenda mpereza amakanza amajipo amashati udupira. Arambwira ati Imana irambwiye ngo izi myenda zose nzikwihere n'izawe. Nuko nambaye zijamo, nambara n'inkweto yanzaniye zijyamo, mu mpera Imana icyubahiro. Bibiliya irambwiye ngo uyu mugabo witwa Lazaro arapfa, Yesu agisinziriye urahinga gukarumbya, agisinziriye uracuruza ugahomba, agisinziriye ugashaka ukayivamo, agisinziriye ubyara abapfuye abandi babyaye bazima. Yesu agisinziriye nta cyakoreka. Haleluya. Haleluya. Agisinziriye nta kijyamo. Iyo Yesu agisinziriye umusore agusabaga urukundo ku wa mbere ku wa kane akagusezeraho. Yesu agasinziriye mwirenganye abahungu babandi ngo nta rukundo bagiraga, ni Yesu usinziriye. Haleluya. Haleluya. Amaze murafashwa pe, banza twatubomba turakora umuti. Bibiliya yambwiye ngo Lazaro arapfa arahuhuka neza, babona amaguru arakonje, babona amaso gararerembuye, bagerageza kubumba, babona mbese byarangiye. Mbariza mugenzi we ngo nta byarangiye iwawe. Oya nubwo uri pasiteri nta byarangiye. Yego mana yanje pucu nta byarangiye ra. David yagiye nanjye kumubaza nimba hari ibintu byarangiye. David byarangiye naga hari ibihari. Haleluya. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo abagabo basubira kwa Yesu, babwira Yesu batumaze kutubwira ngo nta gahunda afite yo guhuka, ariko dusize bari gukora n'isanduku baramuhambamo. Nukuri kw'Imana bari no gucukura icyobo baramushiramo ibintu byakaze, ahubwo twari dusize bagiye no gukoresha imipira ishushanyijeho wa muntu wapfuye. Haleluya. Atahubwo
basi Yesu nubwo wenda utashoboye kumukiza ntawe wadufasha kutumenyera ahantu hari indabo za makeya turamushiraho. Yesu arongera arabasubiza arababwira ati nimugende, ibyo muri kubona byarangiye, ibyo muri kubona bitariho njyewe ntabwo ariko ndi kubibona, ntabwo ndebaga nk'abana b'abantu. Arababwira ati ahubwo njyewe ndi kubona uwo mugabo asinziriye pe, mumureka bari kwiruhukira, amaze n'igihe kinini adasinzira. Mube mumuhetse abasinziriye. Haleluya. Ngo bageze bigira inama yo gushingura. Ikintu cisha barokore nuko mushingura Imana itavuze. Nukuri kw'Imana. Nuko mushingura Imana itavuze nico kintu kiri kubica muri iyi minsi. Ngo mituweli ngo bazamuye ibiciro, ngo none rero ngo wagendaga kubitamo agapira k'imyaka 10 ngo umuntu ngo yajya mwareka gushingura ku mwana asinziriye katapfuye. We bwa mugenzi ngo ntago yapfuye. Haleluya. Haleluya. Ngo none ngo umugabo wanjye ngo ndi kumva ngo yatangiye kujya mu ndaya, ngo no muri telefone ngo nabonye hemejeho Claudine, ngo toka ngo Claudine nuwa hehe. Ngo ubwo rero ngo ikintu nakora ngo mu buryo bwo kwirinda virusi itera sida, ngo no kwirinda imitezi, ngo reka ngo nje gusasa mu cyanjye cyumba, ngo umugabo ngo ntinzongeye kurarana nawe. Ibyo bintu wabikuye ni Yesu wabivuze? Ni Yesu wabivuze ati yako? Ku mwana sinziye wagenda ukihera sentuza ukamwihera ibindi Yesu kazirwanirira. Mwana arasinziye ntago yahuhutse. Haleluya. Haleluya. Ngo none ngo urumva ngo Imana ngo yatangiye ngiri kumbwira ati nduwiteka ngo uhaye umugabo. None ndi kubona ngize imyaka 40 kandi nta gasore kari kuntegeta, n'abagerageje baragiye. None rero reka nje kubaza kwa Matiyasi wuraguraga, wenda narebera mu nzu sibiremege bwo abahanuzi byanze. Ni Yesu wagutumye nshuti yanjye? Bibiliya irambwira ngo abagabo bigiye inama yo gushingura, ngo barashingura, ngo bashiraho n'igitare bati atazakanguka kavamo, ngo batera n'indabo, niko Bibiliya ivuga. Ngo hanyuma umunsi wa mbere urira bashinguye, n'umunsi wa kabiri urira, n'umunsi wa gatatu urira. Ngo ariko uyu mukobwa witwa Mariya ngo n'uwitwaga Marita ngo bakarira, ngo aya marira barira ngo Yesu agakangukira muri ayo marira. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo ku munsi wa 4 Yesu arahaguruka, ngabwira abigishwa be cyangwa intumwa ze, ababwira ati tugende. Hanyuma tugende kugeba Mariya ndetse na Marita, ngo bagamubwira batari ko wasaze pe, wasaze rwose. Huyobewe ko baguhamagaye ku mwana w'abarwaye ntubitabe, bakaguhamagara ko yapfuye ntujye gushingura, ubu ugiye kubatera agahinda kiki? Ntago uzi kandi no kunuka. Ngo Yesu ababwira ati hoye ibyapfuye iyo mpageze birazuka. Yesu ajari wawe cyangwa byihorere? Ajyaga cyangwa bireka? Haleluya. Aravuga ati aho nageze njyewe ibyapfuye biri no kunuka birongera bikaba bizima bikazuka, muraka tugenda. Bibiliya iravuga ngo akubitanira n'umukobwa witwaga Mariya mu marembo, ngo Mariya aramubwira ngo Yesu uje kwenda iki? Uje kwenda iki? Ngo wasanga nawe ari kuri kubaza Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ari wowe babashije ico kibazo wasubiza ngo iki we? Ko Yesu nawe yihanganaga. Haleluya. Amen. Oya ubundi uje kwenda iki? Wananiwe kuza mfite 25 kingi muge ya myaka y'ubushuhe, uri kunsezeranya umugabo mfite 40 nasa nzamumarira iki? None sinagari ibyo. Urumva umukobwa ufite imyaka 40 amahirwe ya mbere nanga ya nyuma nayo kutabyara. None so umugabo naza gabaje kwenda iki? Ni igipupe sinindra basaga batatse mu nzu ye. Haleluya.
ubu mwabagabo mwe mukeneye amavaze si mwaje kugura mu isoko, mukeneye abagore baza kwitwa bari aho ngaho nk'ibipupe kwa kanaka babyaye. Mbese yewe mugabo wowe umugore wawe azabyaye aryaye, yewe manza yaracuze. Haleluya. Uyu mukobwa witwa Mariya aramubaza tuje kwenda iki? Uje kwenda iki? Haleluya. Iterambere utampaye nyishobora kwirukanka, urimaye ndi kugendera ku gakoni ngo ndimaze. Uje kwenda iki? Iyo uza kidwaye cyangwa ukaza yahuhutse ko n'ubundi wageze kwa Yeyiro ugasanga kiraho ngaho batari bamushiga mu isandugu ukamuzura, wajyaga inayini ugasanga hari uwo bamaze gusohora mu nzara mu kiriba ukamukuramo. Iyo ugerageza ukaza kirwaye cyangwa ukagerageza ukaza yapfuye cyangwa wenda ukagerageza ukaza bakigusenga bakimwambitse kumva, ntuba waramuhinduye muzima. Ubundi uje kwenda iki? Bibiliya irambwira ngo Yesu aramubaza ngo ufite kwizera. Bariza mugenzi wawe nawe ufite kwizera? Ufite kwizera ngo dukora? Haleluya. Amen. Yewe uko ufite kwizera ngo dukora akantu? Haleluya. Haleluya. Ufite kwizera muri wowe? Kandi ubu ndi kumva nakwitahira. Haleluya. Ufite kwizera ko uyu munsi watwita? Ufite kwizera ko wa muhungu muri gukundana yazitura? Yego kumana. Haleluya, haleluya. Aramubaza ngo ufite kwizera? Musaza wawe Lazaro ngiye kumukangura. Haleluya. Ngo Mariya aramubwira atari kunuka ati nta kibazo. Bibiliya iravuga ati ahubwo genda umpamagarira abantu bagiye gushingura babigizemo uruhare. Haleluya. Amen. Abantu bavuze ibya mbere ni nabo bagiye kugaruka kuvuga ibya kabiri. Reka ngwaka gatangazo gatoya. Reka ngwaka gatangazo gatoya. Abantu bavuze ko wagumiwe nibo bagiye kugaruka kwamamaza kugiye gukora ubukwe. Mubembagetse mbabwira kandi gatangazo. Abantu bavuze ko uzapfira mu bukode nibo abantu ba mbere bagiye kugusaba ikiyede uri kubaka iyawe. Abantu bavuze ko uzapfa utikamiye n'ayihene nibo ba mbere bagiye kugaruka bari kuvuga ngo ariko mana we. Haleluya. Haleluya. Amen. Bani tugirire neza. Haleluya. Abantu bavuze ngo uzapfa utabyaye nibo ba mbere bagiye kugaruka bari kuvuga bati ntuza yabyaye. Tuzi ko ntuza yabyaye. Ntuza yabyaye. Haleluya. 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 Imana ishimwe. Ejo bundi Imana yetse kungirira neza. Sumbi babwiye cyangwa mbyihorere. Hanyuma nagomba bwira ubuhamya kubera yuko iminota zirangiye. Zirarangiye. Nimunkumbura muzazi wacu mbubabwira. Nuko ubwo nyine njewe muri kureba imbere yanyu. Haleluya. 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 Jewe muri kureba imbere yanyu nararwaye. Baza mugenzi wangu yarwaye iki? Ninde urangurira akabombo ngo mubwire indwara narwaye? Uwambe gajiga gutya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
hanyuma njyewe natwaye amavunja ubwo ntabwo mbabwira uburyo nabaye ikigamo imyaka 15 imvura igwa ikanyagirira y'insanze, ntabwo mbabwira abantu bankoreyeho imigisha, ntabwo mbabwira uburyo umurenge wose wateranyije imiti n'inzembe n'ibikwasi bikabura icyo bimara, ntabwo mbabwira uburyo ikigo cy'amashuri ntabwo mbibabwira. Hanyuma rero ntabwo mbabwira uburyo korari y'abantu 70 yampanduye imyaka 3 n'inzembe n'ibikwasi bikanga, ntabwo mbabwira umugaturika yankoreye umugisha umwaka wose aza buri munsi bikanga, ntabwo mbibabwira, ubikeneye azaza mbimubwire. Haleluya! Ariko dushimiye data wa twese ufata n'ibirema akabihindura bizima. Mwigira ikibazo ababyeyi, iyo dusenga irakora, iyo duhamya irakora, iyo tuvuga irakora, iyo twaje gusaka irakora. Haleluya! Ariko mana mfashijwe nshaje, ntabwo nabibabwira, mbibabwiye ntabwo mwataha. Ubu mbabwiye ubuhamya pasiteri yahita avuga ati ubu pasiteri ndabweguye, pasiteri ni Korodine yahita abivuga, kuko ibintu Imana yakoze ni byinshi, ni iby'imbaraga. Ntabwo nababwira uburyo nambaye akajipo kamwe n'agashati kamwe inda zikanyica tukanshikagurikiraho, inda zikaba nk'inozi, ntabwo nabibabwira. Ariko uyu munsi ni ukuri kw'Imana ejo narafuze, ndangije mbara imyenda mfite. Ariko mana uzi ko mfite mara yuzuye imyenda, uzi ko nzi kwambara ibintu bijyanye, ntiyavuga ati ninambara aka gakanzu ngashiramo n'utu dukweto biraba bijyanye. Oya, Yesu arakora, mumumere icyubahiro. Haleluya! Hanyuma rero nari mbabwiye ngo hari igitangaza kimwe Uwiteka yaherutse kunkorera, ibyo mbibabwiriye kugira ntibabwire. Haleluya! Hari umuhungu umwe twari duturanye, ariko nyine yandushaga imyaka. Noneho buri munsi akaza kunkubita, ndi ikigema nyine kiraho, sinabasha kugenda, sinabasha kugira icyo nkora, nta kibazo na kimwe ngira, sinakwiha ibiryo, sinakwifurira, nta muntu wambwira ngo Korodina ndagukunda, nta muntu n'umwe wambwira ati Korodina I love you, ariko no muri Canada baranyubahaga, nta muntu n'umwe wambwira ati Korodina uzaze kunsura, ariko na vewiti ziparikaga iwacu zije kundeba. Mureke mbabwire imirimo y'Imana. Haleluya! Haleluya! Yitwa ntihemuka, iyo niyo Mana yanjye, yitwa ntihemuka, iyo niyo Mana, yitwa ishobora byose, iyo niyo Mana yanjye, yitwa ntihemuka, iyo niyo Mana yanjye. Haleluya! Jewe iyo mvuga Imana mbwira abantu Imana nabonye. Apa niyo nabonanye Pastor Abana, apa niyo nabonanye David, wapi nje mbabwira Imana niboneye ubwanjye. Igihungu rero kikaza kunkandagira ngo kigikunkora agasezero, akava nk'ina ari kwiruka yanjye yakansimbukira ku birenge ngagasezero. None iwacu haba imicanga n'amabuye bivanze, ya micanga ikihuza na ya mavunja bigaturagurika, amaraso gakava gakajya nkiriya nkarira, agahinda kakanyica, nkavuga ngo ariko Mana ubu nanjye nzaba umuntu muzima, mba muzima, ku rwego mbona umuntu umbwira ngo nzaza kugusura, ku rwego mbona umuntu umbwira ngo ndagukunda. Nkumva ni ibintu bitashobora kubaho, ariko ibintu tubona bitashobora kubaho Imana y'ibi bibona ko nk'ibiriho. Haleluya! Korari nkuru y'iwacu iraririmbaga ngo wikwiheba shuti, komeza umutima wawe, dore umwami wawe akuri hafi, ibigeragezo ubona ntabwo wabipatanye, ugira ibyiringiro ko ugiye gutabarwa. Haleluya! Biriya uri kubona ntabwo wabipatanye.
hari umunsi umwe uzabyuka ukabishaka ukabibura. Haleluya. Ziriya ntambara ufite hari umunsi uzabyuka ukazishaka ukazibura. Bariya baguhiga hari umunsi uzabyuka ugashaka ukubwira nabi ukamubura. Haleluya. Haleluya. Hanyuma umuhungu akantuka ngo dore manga ukuntu urungana, ngo wowe ngo nta n'umugabo wabona, ngo nta n'umuntu wagukunda, ngo wowe singa uzapfa, ngo hari n'ahantu ugeze, ngo reka ntiwashobora guhaguruka akambwira amagambo mabi, akantuka akankubita akanshiraho akankandagira akankorera ibintu byose bibi. N'ubu turacyaturanye pastor, ntimuzasengera abansi banyu ngo bapfe, ahubwo uzajya ubabwira Imana ati ngirira neza gihari aboneka ibyo yagambiriye bitaba. Bibiliya yaranditse ngo Yesaya 7:7 aravuga ngo imigambi yabo ntago izahama. Bwira Yesu imigambi yabo ntigahame. Haleluya. 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 Imana rero iza kungirira neza. Amen. Imana irangije 2015 na 6 hagati aho ngaho Imana irampagurutsa impindura muzima. Impindura muzima ndakiga neza. Haleluya. 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 Iyanyishije namwe bakize mu izina rya Yesu. Hanyuma Imana irankiza. Ubwo mba muzima nakijijwe 2012. Imana impa impano yo kubwiriza, nabwiriza abantu bose bakajya mu mwuka, abandi bakajya hasi, abandi bakihana. Ubwo ndamamara nyine, cakoze namamara ndi ikirema 2015 na 6 aho Imana irankiza, ndakomeza nyine ndamamara mba mwiza, ngiga agasura keza, mbona n'utwenda twiza. Haleluya. Mba muzima 2018 nja gusenga ku musozi witwa Rubangi. Hari abantu bazano yitwa Kukadwasa we. Umuntu zikarwasaga haza. Hanyuma uwo musozi uraho hano yitwa Karwasa. Hanyuma rero nja kuhasenga, hari kwa 6 duja muri repetition tuyisoje, mpita njana n'abandi bakobwa kuri uwo musozi. Nkigera kuri uwo musozi ntarapfukama ngo nsenge, umuhanuzi ajya mu mwuka arambwira ati Imana irambwiye ngo nkubwire ngo uri kuri uyu musozi manuka witahire, Imana yakubonye kandi irambwiye ngo utari wagera iwanyu mu rugo igutanze kugerayo, kandi irambwiye ngo ukigerayo igutungusha igitangaza, uzajya ubwira amahanga yose, ukakibwira abagore, ukakibwira abagabo, ukakibwira abasore n'abakobwa. Navuga ati sica gitangaza n'icyo cy'Imana. Haleluya. Ahige ikintu ngabwiye isi yose. Imana yambwiye ati haguruka witaye. Nahaguruka nkenyega agatenge neza, mfata Bibiliya yanjye nditahira. None nagiga nti abatabarirwaga kimwe. Haleluya. 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 Iyo mirinde ni yande, nukuri iyo mirinde ni yande, igira neza iyo mirinde ni yande. Hanyuma nkigera mu rugo, naho ntaragera mu rugo igihungu carize kibona akazi keza. Shaka Mana mwamba bariya mugasenga koko, mwamba bariya mugasenga. Naje nabaye keza ndi kwamamara, igihungu canyitegereza ndi kubwiza kikavuga kiti umukobwa n'uyu. Kwahura niyambariye neza kiti umukobwa n'uyu. Na igihungu rero gikubitamo agakoti k'ubururu kigazinduka mu gitondo kare kare, kigeze mu rugo iwacu ti mwaramutse. Abakire rero hari ukuntu bavuga. Haleluya. Abakire hari ukuntu muvuga ngo mwaramutse, atego ati si Claudine yaba ariyo. Mama ati hoya ntago ariyo, yagiye muri repetition, cyakoze ntago batindagayo nka 3 cyangwa 4 mbonaga baraba bageze hano. Nubishobora umutegereze cyangwa ugenda uzagaruka kumureba. Haleluya. 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 Iyo Imana yaguteye iteka ikoresha n'abakomeye bakagutegereza. Nukuri kw'Imana bakicara bakitwa bagutegereje.
Akoma sha umva nimutazankumbura muzaba muri abana babipe. Umuhungu rero aricara ati ndamutegereza, arantegereza. N'inshuro yankandagiye, n'inshuro yankubise, n'inshuro yantutse, n'inshuro yanciyeho, arantegereza. Arantegereza. Haleluya. Haleluya. Uzana abare bakiriho batazagira ngo urabesha. Mana uzana abare bakiriho batazagira ngo urabesha. Hanyuma ngeze mu rugo nsanga umuhungu aricaye aransuhuza. Nuko ndangije ndamubwira ati si amakuru, ati ni meza, nja mu nzu ndambika hasi ibitabo nari mfite ndasohokana kandi gatebe nanjye ndicaye. Ndamubwira ati rero mwihangane mwadusuye ariko musanga tutariyo. Ati nta kibazo wikwitwa uvuga byinshi, ati abakobwa ndabaza ubwo hari ibindi bintu byinshi uri gutekereza. Ati n'ubundi ati cyari cyanzanye ndakikubwira nindangiza ntahe. Ndavuga ati yego. Ati rero Korodina, ati buriya nazengurutse aka karere kose ka Musanze. Iyi mukereje inayagutegera. Ntago yari kuzenguruka umudugudu n'inshuro yankubise. Ntago yari kuzenguruka akagari n'inshuro yanciyeho. Ntago yari kujya mu murenge n'inshuro yantutse. Haleluya. Haleluya. Arambwira ati nazengurutse aka karere kose ka Musanze mburamo umukobwa mwiza witonda ugira imico myiza wambera umugore nkawe keretse wowe. None nazindutse muri iki gitondo nje kugusaba urukundo unyemereye wa mu rukundo mu gihe gikwiriye ukazambera umugore nanjye nkakubera umugabo. Ntago mbizi hari igicu cyahise kiza mu maso yanjye, n'ubundi ndongera nisanga hahandi nayicaye hasi ku kirago ndagahira imbiri ndi nyagupfa ndi masikini. None ndongera mbona cya gihungu kije kiri kwiruka kinkandagira nka Sezero. Ayiwe nyine muri ico cisiri mwuka w'Imana unzo mbifurije gutunga umwuka w'Imana. Mbifurije gutunga umwuka w'Imana. Oya nawe uwuzure mu izina rya Yesu. Nawe uwuzure nawe uwuzure mu izina rya Yesu. Uzi ko umwuka warakwerekaga umurozi urakuroga. Uzi ko umwuka warakwerekaga umujura urakwiba ukabyuka ugakumira. Imana ibuzuza umwuka wera mu izina rya Yesu. Umwuka w'Imana unzaho, Imana irambwira ngo umuntu nakugirira nabi ntuzamwifurize umuvumo. Ndihanagura neza ndamubwira ati rero muhungu mwiza wakoze kuza kunsaba urukundo, Imana iguha umugisha. Ariko igihe cyanjye cyo gukundana si iki ngiki, sigira nimero yawe, ninumva gukundana binjemo nzaguhamagara, ubwo nibitananzamo ntago nzaguhamagara. Arambwira ati si wanyemerera bacaga na bugufisha. Imana yaje, Mana arapfukama. Haleluya. Haleluya. Arambwira ngo wanyemerera ukama nimero yawe basi tukajya tuvugana, Imana yazabikwemeza n'umutima wawe ukanyemerera. Ndamubwira ngo hari igihe ndamukanaga imbabazi nyinshi mu mutima wanjye nkaba nakwemerera n'icyo ntagingambiriye kukwemerera. None hangana usiga nimero yawe njyewe nzakwihamagarira. Arayisiga sinzi nimba naranditse n'imibare zuzuye, arangije agataha. Cakoze kuva uwo munsi kugeza ubu ntago turongera guhura, ariko Imana yankoreye ibitangaza. Ariko uzi kugira ngo umuntu ugukubita ugukandagira ukuciraho ugutuka kubwira ko nta n'umugabo uzapfa ubonye ahindukira se kugusaba urukundo, mwamere Imana icyubahiro ma. Hanyuma
Yesu ngaravuga ngo abamututse, abamukandagiye, abamubesheye, abagize uruhare rwo gushyingura Lazaro nibongere bagaruke, iki gitare bamushizeho bagiterureho, n'ubundi bagishizeho nabi bategetse, ubundi Lazaro muhindure muzima. Ngo hanyuma umuryango uragaruka urashorerana, abashizeho indabo baragaruka, abatereye itaka baragaruka, abavuze n'abakoze n'abagize ute baragaruka, ngo bateruraho igitare. Ngo Yesu abwira Lazaro ngo Lazaro we kanguka, ngo Lazaro ahita yita, baravuga ati karame Yesu, uyu munsi nabaye muzima. Bibiliya iravuga ngo Lazaro ava mu gituro. Hanyuma twari turi kuvuga ngo Yesu acahe inkubi y'umuyaga iri imbere yawe kandi aturishe n'iyi nyanja mu izina rya nde. Inyanja iyo ari yo yose waba ufite, wowe udukurikiye uri mu mahanga, udukurikiye uri mu Rwanda, udukurikiye muri aka kanya, Imana iturishe inyanja ikuri imbere mu izina rya nde. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, mwihangane ubwo iryo jambo ryari ryamfashije. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turasanga muri Samweli wa mbere. Samweli wa kangahe tuvuze? Ni ibice 16. Turasoma umurongo wa mbere, dusimbuke dusoma umurongo wa 6. Dukomeze. Mwahageze mwese? Samweli wa mbere ibice 16, turasoma umurongo wa mbere, dusimbuke dusome n'umurongo wa 6 n'ahandi ndababwira. Abatari bahagera bagadusanga haravuze ngo Samweli atoranya Dawidi ngo abe umwami. Bukeye Uwiteka abaza Samweli ati uzageza he kuririra Sawuli kandi nanze ko aba umwami? Uzuza ihembe ryawe amavuta ngutume kuri Yesayi w'i Betelehemu, kuko niboneye umwami mu bahungu be. Namwe niko ari kuvuga. Nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu, aribwira ati ni ukuri uwo Uwiteka yimikisha amavuta nguyu imbere ye. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso cyanga ikirere cye ko ari kirekire namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Namwe niko yavuze. Yesayi aherako ahamagara Abinadabu amumurikira Samweli. Samweli aravuga ati uyu nawe si we Uwiteka yatoranije. Zanye ijambo riri kuvuga ngo Uwiteka agaye 7 biri imbere yawe kugira ngo utabarwe. Neke ntego y'amagambo ivuga, iravuga ngo Uwiteka agaye 7 biri imbere yawe kugira ngo ugire ute? Utabarwe. Imana ibaho umugisha. Yesayi ariyongeza amurikira Samweli. Yesayi ariyongeza amurika Shama, nawe Samweli aravuga ati uyu nawe si we Uwiteka yatoranije. Nuko Yesayi amurikira Samweli abahungu be 7. Maze Samweli abwira Yesayi ati aba nabo sibo Uwiteka yatoranije. Samweli abaza Yesayi ati abana bawe bose naba? Aramusubiza ati hasigaye umuhererezi, ariko aragiye intama. Samweli abwira Yesayi ati mutumire bamuzane, kuko tutari buje kurya ataraza. Twakire neza amagambo y'Imana. Ngira mugenzi wawe ngo turatasha. Haleluya. Twavuze ngo Imana igaye ibintu 7 biri imbere yawe kugira ngo ugire ute? Utabarwe. Karanda ziwanyu ntago zikwemerera gushaka. Nushatse ntagumayo. Bivuze ngo nawe ushatse ntiwagumayo. Haleluya. Ariko Imana ikugayiriye karande yo gusenya hanyuma utabarwe wowe. Karande iri iwanyu ntikwemerera gukora ubukwe na bakuru bawe ntibabukoze. Imana igayiye karande kugira ngo uzabukore. Ariko Imana itugire neza mu izina rya Yesu.
umugabo witwa Dawidi Bibiliya itubwira ko yavutse ari umuhererezi, ari akana nyine gatoya kuri bose. Bibiliya igavuga ngo barakanga baragata, ngo bigera ubwo bakajugunya mu ishamba. Abaturanyi barakanze, nyina agakanga, Isa arakanga, bene se barakanga, bakajugunya mu ishamba ngo bagahututama, bagakabwira ati ja kuragira. Ariko rwari urwego rwo kumujugunya. Izi ntama ntago bari bananiwe kuzigagiza umukuru. Haleluya. 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 Bibiliya irambwira ngo ageze mu ishyamba ukuboko k'Uwiteka kumubaho. Subwo ko mutari kunyumvara. Haleluya. Haleluya. Uwiteka bana nawe nguko atanga urudutama, Uwiteka akamugaruza ukuboko kwe. Uko atanga urudutama ngo Uwiteka akamubona. Bibiliya irambwira ngo Uwiteka amurindira muri iryo shamba. Ngo ariko umunsi umwe Imana iramwitegereza, ngo ndetse iramwitegereza cyane, ngibona kuba umwami nawe byamubera. Bwira mugenzi we ngo ntawe bitabera iyo byabaye. Haleluya. Imvura yaragwaga, abaturanyi biwacu bakirahira ngo ngo none ubu cyakigama cyo kwa nyiramategeko kirapfa kubera sinshoboye kwikuraho ndi. Haleluya. Haleluya. Ariko mbaye muzima, niba bagarutse barambwira ati watubabari ukatubera inshuti. Hari numpamagaraga ngo mukozi w'Imana, ngo basi si ngo ngufatira akamoto ngo ari kugera iwanjye. Ibazema. Kandi barankubitaga. Haleluya. 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 Bibiliya irambwira ngo Uwiteka ngo uwo mu mwanya aramanuka, amanukira umuhanuzi witwa Samweli, icamugahura n'uyu muhanuzi. Bibiliya irambwira ngo Imana ivugana na Samweli, iramubwira ngo uzageza he kuririra Sawuli kandi njyewe nanze kaba umwami. Iramubwira ngo uzuze ihembe ryawe amavuta, ngo utume kwa Yesayi w'i Betelehemu mu bahungu yabyaye. Njyewe Uwiteka hari umwe ndi kubona ngiye guhindura umwami. Ngo Samweli amanza yatera amaguru, ariko ubutabazi bwawe iyo bwaje nta murozi uroga, nta mupfumu uragura, nta mubesha ubesha. Mutegereze isaha Imana nigera muzatabarwa. Haleluya. 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 Bibiliya irambwira ngo Samweli atera amaguru, aravuga ati Sawuli ni umugome. Sawuli niyumva ko nagiye kwimika umwami atarapfa aranyica. Ngo Imana iramubwira iti rero nimba uri gutinya Sawuli, fata inyana y'ishashi uyishorere n'ihembe ry'amavuta, uhura nawe wese umubwira ati hari igitambo ngiye gutamba kwa Yesayi. Arava mu nzira. Bibiliya avuga ngo Samweli abigenza atyo, ngo arirukanka ngagera kwa Yesayi w'i Betelehemu. Niko dusomye ku murongo wa 6, haravuga ngo nuko basohoye birashoboka yuko yahageze akavuga ati Uwiteka arambwiye ngo zana abahungu bawe, Uwiteka arimo umwe agiye guhindura umwami. Ngo basohoye ku gicaniro cangari butambira igitambo. Bibiliya irambwira ngo umugabo witwa Yesayi ngo amanza yamurika umugabo witwaga Yehiyabu. Haleluya. 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 Mukanya turi mw'iri teraniro, hari umuntu nabonye Pastor Rabana ari kwakira, aravuga ngo yaturutse i Musanze, ngo hari ukuntu ageraga gutya ngo akamuzanira ku mafaranga. Kubera iki naturutse i Musanze kucya ko kantu atakongeye ari kunyakira. Haleluya. Haleluya. Kubera ko ntayo nari namuha ntago yakongeyeho, ariko ubu mukubise nk'ibihumbi 500 yazaga avuga ati twakiriye Claudine w'i Musanze agigaga amafaranga. Ubu haleluya. 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 Hanyuma hari undi mugabo mukanya nabonye, Pastor Rabana aramwakira, ariko ntago musebeje mbabarire, sibyo nshuti yanjye, umuhanuzi mugenzi wanjye ntawe warakara. Arangije aravuga ngo uno mugabo ngo muri kubona inyuma yanjye ngo ntago yoroshe ngarakaza. Bishatse kuvuga ngo
yabivuze, mwigeze mwumva bivuze ra? Haleluya. Ntabwo yigeze abivuga. Ubu rero bishatse kuvuga ko mu bana wabyaye uzi umunyembaraga uzi n'umunyantege nke, sibyo ra? Mu nshuti ufite uzi iyo wakwirukiraho ikaguhereza kashi, uzi niyo wakwirukiraho ikakubwira ubujajwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubu abakobwa bari mu iri teraniro, hari umukobwa ugiraga abashari 10 akabagirira icyarimwe. Ariko uzi uwo wakwirukira ukamubwira uti shari rwose bimeze nabi mu rugo, akakubwira ati fata 5 shu. Ariko Yesu fata 5. Ariko ubu hari n'uwo wakwirukira akakubwira ati kugira nyagwecetse numpa avance. Haleluya. Umugabo ngo witwa yaba uko yaba umwami, mwamera Imana icyubahiro ra. Ariko hari umuririmbyi wavuze ngo Mana itareba uburanga, nturebe n'igihagararo, nturebe naho umuntu avuka, haravuga ngo nzajya ngukorera. Bibiliya irambwira ngo umugabo witwa Samweli ngagiye gufata ihembe gasuka kuri uyu mugabo witwa Eliyabu bamumurikiye, ngo Imana iramubwira ngo nturebe uburebure cyangwa ngo urebe ku myenda yaje yambaye zihuje, nturebe ku isakoshi afite, nturebe kazi kubwiriza cyane, nturebe kazi no kujya mu mwuka agahanura, nturebe kandi na pasiteri. Njyewe Uwiteka namugaye, ngo Imana ireba ubwiza bwo mu mutima, ntabwo ireba ubwiza bwo ku birenge. Iyo ireba ku birenge ntabwo yari kuntoranya. Si muri kubona ko ntafite utwara twiza nk'utwanyusi? Ntabwo yari irantoranya. Haleluya, haleluya. Iyo ireba ku nzobe zikeye ntabwo yari kuntoranya, ntabwo ndi inzobe. Iyo ireba ku bananutse cyane ntiyari kuntoranya. Iyo ireba ku babyibushe nabwo ntabwo yari irantoranya. Iyo ireba ku barebare ntabwo byari gushoboka. Iyo ireba ku bikuri nabwo ntabwo byari gushoboka. Dushimiye Data wa twese utoranya ntacyo arebyeho. Imana itoranya ntacyo ishingiyeho. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari umuntu umerutse ari kumva ari kuvuga ngo muri uru Rwanda ngo dutuyemo ngo nta muntu wize ngo wabana n'umuntu utarize, ngo umuyede abane n'umuyede, ngo umufunda abane n'umufundi, ngo umuyaya ngo abane n'umuyaya, ngo umwesikoro ngo abane n'umwesikorokazi. Wapi! Imana ibi bintu ntabwo ibirebaho. Yafata umuyede ikamuhuzanya na majoro kandi urugo bakarwubaka. Imana yafata umunyarwanda ikamuhuza n'umunyamerika, uru rugo bakarwubaka. Imana itoranya ntakirebyeho. Haleluya, haleluya. Imana yavuga iti ndamugaye. Nk'umugabo witwa Samweli ngabwira Yesaya ati Imana kiri kumbwanga iki gihungu mugikiye irakigaye. Ati nta kibazo mfite n'abandi. Haleluya. Ngamarika n'uwitwa Shama ngo nawe Imana iramugaya. Amurika Aminadabu ngo nawe iravuga iti ndamugaye. Ngamuritse 7 icyarimwe, ngo Imana iravuga ati abo bose nta n'umwe ndi kubonamo. Imana ikugayira ubushomeri buri imbere yawe, Imana ikugayira amadeni ari imbere yawe, Imana ikugayira icyangira baguteje, Imana ikugayira ibi bihombo, Imana igaye 7 biri imbere yawe kugira ngo utabarwe inshuti yanjye. Bibiliya iravuga ngo bose Imana ibagaye, ngivugira muri Samweli. Iramubwira ati mbariza Yesaya ngo abahungu bawe naba ko tugiye gusenga naba ngaba. Gatangira kumubaza ati pasite abakristo bawe bose naba ngaba kariko Imana iri kuvuga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngaravuga ati hasigaye kamwe, ariko kano kamwe gasigaye n'ukuri kw'Imana umwana natse ndisa naramubyaye. Wowe ubwawe ntago wamwemera, niyo Mana yawe ntago yamwemera. Haleluya, haleluya. Hari abantu bazi gushiramo inkuru, aravuga ati kamwe gasigaye nago kaborose. Hari agasore twigeze gukundana k'Ikigali, nazo nzibabwire se cyangwa nzazibabwira ubutaha? Cyane ukuri mukundaga inkuru.
haleluya haleluya. Agasore turateretana n'ejo bundi 2019 mutanagira ngo ni kera, akambwira ati sheri I love you, nukuri ko Imana ndagukunda, umutima wanjye urara guhagaze kubera wowe, ati nsigaye ndarota turi kumwe, akambwira udutoma, hatuzi ko nsigaye ndaje kuborosa, ati nkikanga ari wowe mfashe ukuboko naje kureba nkasanga na karoso. ati hari ukuntu ndyama nijoro, ati nkarota turi kumwe, nkarota wiyorosoye nyine wenda nko kugwa, ati nkazaje ndakugarura, ati ndakugarura, ati ndakugarura, ati Mana ndakugarura, ati nkakorosa neza, ati nkongera nkabona n'ubundi wiyorosoye, ati nabyuka, ati nkasanga ni ibiringiti ahubwo ndi kwirundarunda impande. Haleluya haleluya haleluya. Arambwira ati nzagukunda kugeza kugupfa kwanjye, ndavuga ati amena. Umunsi umwe rero arambwira ati rero sheri wanjye ndaza kugusura. Yamwe bako ntabazaga kubasura. Amen haleluya. Arambwira ati sheri ndaza kugusura, ntamena. Ubwo rero ndabyuka ndakubura, nimeze neza nyine nk'umukobwa urasurwa, namwe nka bya bindi mbese mukoraga nanjye nibyo nakoze. Bigeze nka saa yine telefoni bishizemo umuriro, bavugaga ngo icangira umuntu gitera agahinda, niko umuririmbyi yavuze, kandi ntabwo umuntu abaga atagize mwana. Haleluya. Wagize azi ngo hari uko utagize, wapi, ntabwo ari uko utazi kuvuga neza, ahubwo ni uko Yesu yisinziriye, niko batubwiye. Hanyuma nka saa yine telefoni birazimye, kandi ubwo mu nzu yacu nta muriro dufite, n'abaturanyi ntabwo bari bakabonye umuriro benshi. Ndangije ubwo nshaka uburyo mbipa sheri wanjye, ndamubwira ati nyine hani, ati ati nyine urumva telefone yanjye irazimye, mbipe kwandika shoti down, none ubwo nyine uraza, ati dore uragera Musanze ufata akamoto karakugeza naha nyine ugatambika nka gucya, wongera utambike nka gucya, ndamugereraniriza. Arambwira ati nta kibazo ndahamenya. Haleluya haleluya haleluya. Nanjye ndamubwira ati rero nugera aho ngaho nkubwiye uhita ubaza, niyo wabaza akana ukakabwira uti ndangira kwa ba Claudine, bakahita kakwereka nyine mu rugo. Sheri wanjye rero naze, telefone yanjye yazimye, ntabwo arashobora kumpamagara. Amen. None abageze kuri quartier nyine moto imuparikaga mu rugo, David warahaza. Amen. None abaza abagore bicaye aho ngaho, ati mwiriwe, niko abanyakigali bavuga, ngo mwiriwe batego, ati nababaza. Haleluya haleluya. Cyangwa abantu batari bakundana n'abanyakigali ndabababariye. Namwe muzamenyane nabo mukundane nabo, uko n'abana beza, ngo nababaza. Bati ati nta kibazo tubaza. Haleluya haleluya haleluya. Arababwira ati mwandangira kwa Claudine. Ati Claudine, umwe akibajisha undi ngo Claudine ngimwe, ngo nyine ngo ni Claudine, ngo umukobwa ngo ungana nka gutya na gutya, ngo usengaga muri ADPR, ngo ukunda gusenga cyane. Undi agavuga ngo Claudine, ngo mbese ngo si Claudine, ngo watandamye ibirenge, ngo usanga gutya na gutya, ngo ufite n'inzara zimeze gutya na gutya. Ngo Mana yanjye, ngo uriya singugiyeyo ngo mwashobokana. Ngozi ngo nukumubona mu myenda, ngo iwabo ngo babaga mu cicigi cya mbere, ngo iwabo ngo nabapagane, ngo bitwa banywa inzoga, ngo bagataha bakadwana, ngo ibintu byose ngo bajya basabirije, barabivuga ko yarababajije kwa Claudine, yarababaje n'amateka ya Claudine. Yesaya avuga ati kamwe gasigaye ntabwo kazi kuborosa, ni kazi kwambara kuko kaba mu ishyamba, ishyamba karimo ntirikemerera kwambara ibijyanye. Bibiliya irambwira
ngo umugabo witwa Samweli ngo aramubwira ati gatumire kaza nubwo ari kabi, iyi Mana nsenga ikuraga muri puberi ikakwicazanya n'ibikomangoma, nyemerera ukazane gakeya akugaye akanzanira nkwereke. Avuga ati ubu n'imishinga zose zirahagaze n'imihango yose irahagaze, ntabwo turi bujye ku meza katari kaza, hagiye bihagarara kugira ngo utabarwe. Haleluya. Tugiye gusenga, tugiye gusenga. Ngira mugenzi wangu tugiye gusenga. How sorry that we did that. Ko mukundaga inkuru ubwo mwacabase uko byagenze. Nyine urumva shari wanje baramundangiye, araza ati yo ati shega ati nange nakubuze ntingo yo. Ubwo turicaga nyine turaganira, icakwaze nta wabarenganya, bavugaga ibiri byo, nta nubwo nari namutekeye. Mutekeye ikisi Banyakiga ariko baryaga ifiriti, wacu tukaba tuyitekaga kuri Noheri nabwo rimwe na rimwe. Ubu nk'ubu kuva navuka tuyimaze kuyiteka 3 gusa tumaze guteka ifiriti inshuro 3 kuva navuka kugeza uko ngana gucya muri kundeba. Ubwo rero urumva Abanyakigali ntiwashobora kubatekera. Haleluya. Cakoze bazaje barihangana nyine. Hanyuma rero araza turicaga turaganira, arangije agambwira ati ariko ishega ati nyine ati ntago naginzi ko abantu bo mu cyaro. Ubwo nyine urumva w'icaro ntago asi byari byati, ntago naginzi ko abantu bo mu cyaro bateye gutya. Namubaza se tubyagenze ute, ati bambwiye uburyo watandamyemo ibirenge, uburyo wagize bambwiye uburyo muba mucicege cyambere, hati uburyo iwanyu basinda yo. Ndamubwira ati nukuri kw'Imana nuko nyine ubwo ibyo bakubwiye nibyo bazi, cakoze nubyubakiraho nta kibazo, ariko nutabyubakiraho nabwo nta kibazo. Amahitamo n'ayawe, ari ukuza n'ibyawe no gusubirayo n'ukwawe, uhitamo icyo ushaka. Haleluya. Haleluya. Yesu ngo hari umwigisha yishwa yigeze abwira ati nkunkurikira ni inyungu zawe no kutankurikira ni inyungu zawe, nushaka ko tujyana uza tugende, ariko nutabishaka nabwo wisubirireyo, nta mategeko abihana ntayo. Umuririmbyi wa 400 aravuga ngo mbese muri izo si zombi niyihe uhisemo? Iyi sinzashonga niyo uzahamamo. Nimba ukeneye mu ishunga ho mama, niba ukeneye mu y'agakiza winjiremo nta kibazo. Haleluya. Igihungu kiragenda ntago nshongeye kumpamagara. Ubwo cyavuze kiti ntanabana n'umuntu watandamye ibirenge abafite ibigororotse bahari. None ageze ngo haruka tubaga tutaje. Nabwiye ko nari nanakubugera nari nanakarabye nambaye na neza, ariko kubera ko kantu bashizemo agavuga ati ndagusezeye shu Pucu bye. Ati bye. Haleluya. Nta kibazo, abantu barebaga ubwiza bugaragara inyuma, ariko Uwiteka bakareba ubwo mu mutima. Nimuzaje murabarenganya baje baragenda. Bibiliya eko muri kunshuka mukanyeka ngo muri gufashwa kandi mwatashe. Tugiye gusenga. Tugiye gusenga. Uru rubanza ufite n'urw'ibiki mabuja? Uko yiburaniye kwa Yesayi 7 ikabagaya, abari kiburana n'iwanyu, hanyuma iguha amahoro yo mu mutima. Kuko ndi kubona uhangayitse, uri kuburana ijoro ryose, amanwa yose, ntago bindeba. Imana itugire neza mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Hari umusazi ngo wigeze ahiganwa n'umuntu muzima, ntimundenganye. Ngo umusazi abwira umuzima ati tugiye kwiruka kuva kugera hariya, uratanga undi kugerayo, aramuha amafaranga angana gutya na gutya. Ngo barangije batubu tugiye kwiruka, haguruka madara, ubu tugiye kwiruka. Pasite ubu hagize nk'ikigaka kimanuka mw'iyi karitsiye, akavuga ati nukwikorera amatafari, itafari rimwe ni 100. Uwikorera menshi nyine turamuhemba bitewe nuko amatafari nyine urikorera.
ugahura na Korodina w'umunebwe utazi kugenda nanga utazi kwikorera. Wazajuga murinda ngo kubera Korodina ari umuvuga butumwa nkanje ngo reka murinde ngo niyikorera 5 ngo nanje nikorera 5. Wavuga uti gakana nayikoreye yose nigishaka kiburara n'ubwaye kivuga butumwa. Haleluya. Noneho umusazi harahagera ibimurima bikamutegeka kwicara, nanga bikamutegeka gutoragura amabuye, cyangwa bikamutegeka kwiguhagara kivugisha akazaje azenguruka gutya. Noneho rero umuzima ntago yararita ku by'uwo musazi, nta nimwe yamufite bari gukorera amafaranga ngo batangiga kwiruka. Umusazi byamutegetse byagaranye ngo bahageze. Haleluya. Umusazi ageze ku muzima ngo umuzima yamubwiye ati ntitaye kuri umusazi, ntitaye kuki dupfa kuba twasezeranya, urayampaye urayama. Haleluya. Haleluya. Ntago mwari mwabonaho umurokore uri kuburanaga, ntago yitaga ngo nagabatijwe ngo nangambaga muri korari. Aravugaga ati n'Imana nayirabika hasi ariko tukabanza tugahangana. Haleluya. Haleluya. Ngo noneho umusaza yamubwiye ati ariko tuzi umutima wawe ntuvuge cyane, amafaranga nayakwemereye ndayaguha, ariko reka nkubwire kano kantu, kuba wandushije kwiruka cyangwa se wirutse ukansiga ntago ari impuhwe nakugiriye. Haleluya. Nta nubwo ari uko wandushije kwiruka, ahubwo nanjye nuko byatangiye. Haleluya. Haleluya. Ubwo rero ntimundenganye kuba ndi kubwiriza nkavangamo n'ubuhanuzi, nuko nisanze ni gucyo byatangiye nuko. Ariko Imana ishoboye byose ikumbwange kurinze kuruha. Sikurinze kuruha. Muri keza warugiye gucuya ukaba umweru ukajya gusa n'ikanzu nambaye, ariko Uwiteka arambwenga kurinze kuruha kubw'uyu munsi. Umuntu nicyo cyifuza afite ariko ati ntabwo bararushe. Udaherutse gusanga Samweli ati ni wowe wavuze ngo nzaba umwami unsukaho amavuta, data yabyanze, bene data babyanze, ariko yansukaho. None umugabo witwa Sawuli agiye kunyica, mbwira ni Imana yavuze cyangwa ni wowe wavuze? Ngo Samweli amubwira ati tube tugiye naroyotiraba, n'ubundi ni Imana yavuganiye nanjye, twongere tuje kuyibaza. Haleluya. Amen. Ntabwo mbitinzeho tugiye gusenga mw'iri teraniro, kandi Uwiteka arambwiye ngo akubakira inzu. Amen. Oya ni ikubakira inzu yo kubamo. Ubwo nushaka uba ufite 50 ntabwo bireba Korodina, niko Imana ivuze. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Mwihangane muhaguruke dusenga Imana. Ngo umugabo witwa Samweli avugana na Yesayi, aramubwira ati nubwo kamwe uri kumbwira ngo katandamye ibirenge, ukaba uri kumbwira ngo ntikazi kwambara neza, ukaba uri kumbwira ngo nta n'iterambere kazageraho, ukaba uri no kumbwira ngo byako byaricangacanze byararangiye, ariko hari ikintu ndi kwiyumvamo cyangwa umwuka w'Imana ari kumbwira ngo imihango yose irahagaze, nta kurya nta kubyina nta gusirimba, ako ngako katari kahagera. Tugiye gusenga. Pasiteri Rabani, nubwo nagusanze iwawe, Imana iri kumbwira ngo nkubwire ngo imbere yawe hari igegeza. Senga cyane igegeza Imana ikureho, ariko senga. Kandi Uwiteka ari kumbwira ngo uyu mwana witwa uwa kabiri Uwiteka muhagazeho, ntago nzi byawe n'uyu mwana. Niwe yashika menivosayini shayabini wa yasire, data wa twese arambwiye ngo uru rugo ararwubatse kandi ngararukomeje. Dore Uwiteka arambwiye ngo ibirugegageza ni byinshi, n'ibirugera amajanja ni byinshi, ibirugera intorezo ni byinshi, ariko Uwiteka arambwiye ngo uru rugo arongera ararwubatse bundi bushaka. Amen. Tugiye gusenga. Wa mugabo wahoze ari kutwigisha ijambo ry'Imana ry'urufunguzo ari hehera, yatasha arahari.
Uwiteka Imana ya Isirayeli iri kumbwira ngo igihe umaze mu bushomeri kirahagije, akira akazi. Ni gutya mbwiye, byawe nawe ntago mbizi. Igihe umaze mu bushomeri kirahagije, fata akazi nikivuze. David mukameramani wacu, Imana iri kumbwira ngo nkubwire ngo hari nimero igiye kuguhamagara ivuye hanze, kandi iyi nimero niyo ifite denariyo zawe. Ni gutyo ndi kubyumva. Ndagira ntera mana umbabare batankubitira hano n'abagabo b'imanyimbaga. Bibiliya irambwiye ngo bambe Imana irambwiye ngo nkubwire ngo hari nimero igiye kuguhamagara iturutse mu gihugu cyo hanze, ifite denariyo zawe mu biganza byayo by'iyo nimero. Iyi nimero ikimara kuguhamagara ugiye kuyishimira, ndetse n'icyifuzo ufite iyi nimero igiye kukigusubiza mu izina rya Yesu. Ni gutya mbyumvise, ntundenganye. Nishaka iguhamagare n'aka kanya ntashaka indagirana ntaryo ngeraga ngiye baranze. Iyo umuntu yatawambishimiraga Imana. Umva rero madamazera mushuti wacu, Imana ishoboye byose kumbwanga ikurinze guheka amaboko. Ikurinze guheka amaboko. Mana ukuntu uri keza. None se ibintu byitwa amadeni, uri kuvuga iki kuri aya madeni? Ndi kumva izina amadeni mu matwi yawe yabaye amadeni. Bavuga ngo Imana imwishurire. Wesha mwabivuga neza. Imana ishoboye byose ni wowe twaje kureba mw'iri teraniro. Ni nawe twaje gushaka, ntabwo twaje kureba Labani n'ubundi dusanzwe tumuzi. Nta nubwo twaje kureba udututi, iwacu hari uturenzaka. Nta nubwo twaje kureba imikeka, izi zirashaje, hari imishasha mu isoko. Ni wowe twaje gushaka Mana ya Isirayeli. Uyu mubyeyi turamusengeye. Uyu munsi gera muri iyi nda ye ucogoze umuraba w'inyanja. Urakoze. Imana ikumbwira ngo ihagaritse ibyuma bibaga ku buzima bwawe. Amena. Nini wayasire bene basayini shayabini wayasika. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo igeze mu nda yawe hari imigozi myinshi icagaguye yari ikusiritse, kandi dore Uwiteka ari kumbwira ngo akukuriyeho indoto mbi. Umaze igihe kinini urota nabi, ariko ibi bintu Uwiteka bikuyeho. Ngavugana na Yesayi aramubwira ngo kariya kataraza wasuzuguye, nta mihango yindi ikurikiraho, tugiye gusenga nshuti zanjye. Bibiliya irambwira ngo abagabo bazi kwiruka barirukanka. Imana yohereza abiruka mu bibazo byawe. Imana yohereza abiruka ku marira uri kurira. Imana yohereze abiruka ku bibazo ufite. Uwiteka Imana ya Isirayeli yohereza ingabo. Bibiliya irambwira ngo Dawidi bamuzanye ngo akigera mu marembo, Uwiteka aravuga ngo uwo nimikisha amavuta n'uyu, ngo Samweli yenda ihembe ngacurika kuri Dawidi, aravuga ngo uhereye none ubaye umwami. Haleluya. Imana tugiye gusenga igaya 7 bikwitambitse imbere kugira ngo utabarwe. Mabuja wanje, Imana igira ibintu igaya. Ibihombo bya hato na hatoya turi mw'iri teraniro Uwiteka bigaye. Amarira uri kurira uyu munsi, ariko siko ndi kubona uri umusirimu. Amarira uri kurira uyu munsi Uwiteka se ayagaye, kandi nabigaya arabikuraho kugira ngo ugere imbere utabarwe. Turadutebe dushaje wa Uwiteka tugaye azana ishasha. Kurakuteza Uwiteka bigaye weze. Kwambara nabo Uwiteka bigaye azana imyenda myiza. Uwiteka gaye ubudwayi bwakubayeho karande. Tugiye gusenga nshuti zanjye. Buri wese nafate mu kiganza cya mugenzi we. Muhaguruka tugiye gusenga. Buri wese nafate mu kiganza cya mugenzi we, amubwira ngo turi mw'iri teraniro Uwiteka kugayire 7. Uwiteka Imana ya Isirayeli, kandi Imana yo kubahwa ndetse no kwiringirwa. Twaje mw'iri teraniro turi abakobwa,
twaje mu igiteraniro turi ababyeyi, twaje mu igiteraniro turi abagabo, igiteraniro ryateraniyemo abasore, ariko twese turi bw'iri teraniro dusanze dufite ibintu birindwi byatwitambitse imbere, biratudindiza, biratubabaza, bituma tudahirwa, bituma tutunguka, bituma tutubaka, bituma tubaho nabi. Ariko turi mu iri teraniro turakwinginze ngo ugaye bino bintu birindwi ku bwoko bwawe. Gaya birindwi ku bagabo, gaya birindwi ku babyeyi, ibi birindwi byitambitse abakobwa ubigaye, birindwi byitambitse abasore ubigaye. Gaya ubushomeri, ugaye inyatsi byitambitse imbere y'ubwoko bwawe. Gaya ibihombo, ugaye inzara, ugaye kwambara nabi, ugaye icyangiro, ugaye kutabyara, ugaye. Ibi bintu bituma abana bacu badatsinda. Ngwino ubigaye, Uwiteka we, ngwino ugaye, gira ibintu ugaya. Turi mu iri teraniro uherutse kugaya inyanja itukura ngo Abisirayeli barambuka, uherutse kugaya umwami w'i Kanani witwaga Yabini ngo hanyuma uhereza Abisirayeli andi maboko ngo babasha kunesha uyu mwami. Ngwino ugire ibintu ugaya maze twambuke, abarwayi bakize, abarusha baruhure, abambaye ubusubambike, abashonje bagaburire, abatarashaka ubaye gushaka, ingo zisenyutse wongera uzubake. Uwiteka turasenze, abafite amadeni uyishure, abari mu bukodu b'amazu yabo turasenze kugira ngo abari mu nzu z'imbahe ubabohere, abari kwa muganga ubakize, ababuze akazi ukabahe. Uwiteka we, abakeneye ibyangombwa bibahe, abakeneye ibinyabiziga bibahe, abacuruzi bahe kunguka. Uwiteka ababyeyi babuze urubyaro bahe kubyara, abatwita nabo bahe kubyara mu izina rya Yesu. Buri wese Mana umuhe igisubizo gihwanya n'ikibazo afite. Tukiri mu iri teraniro kandi tukiri muri iri teraniro, impumyi zihumuke, ibirema bigende, abamugaye babasha kugenda, abatumva bumve, abatavuga bavuge. Turi mu iri teraniro, turi mu iri teraniro turasenze ngo ikirere cy'umwijima cyeyuke, umurike umuco wawe kuri buri wese udukurikiranye iyi saha. Urakoze kuri Data wa twese mwiza, kandi ugakoze ko hari imirimo ikomeye ndetse n'ibitangaza byinshi ugiye gukorera ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Yesu abahe umugisha. Uyu ni umuja wawe, mugirire neza. Wabanye nawe muri byose, uramurinda muri byose, uramukoresheje, yemeye kuba igikoresho cyawe. Ubwo wakuranye nawe mwamudukunda, ndetse Data Yesu ukaba uvuganye natwe unyuze muri we. Mana turagushimiye, ano mashina yawe n'ayawe twongeye kuyaguhereza, simbundo nezawe twongeye koze guhereza. Sinarya banirishimwe, musha wo mwongera amavuta, tendane nawe kubye neza n'imbabazi zawe. Haragabanukiwe Data, wongera umwuzurize kugira ngo izina ryawe rishimwe, wongera umuhembure kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Ngaho abana nawe, ngaho mubera Imana, mubera umuco, mubera byose kubye neza n'imbabazi zawe. Data mwiza mwamuhoraho, kwamaze mugwiriza imbaraga. Haleluya, haleluya. Wene geze foneme uri mweza Kristo. Ngaho vugana natwe, ngaho vugana